yari arimo avuga uyu mukobwa amaze kumuha umwanya ashimira umukobwa kugira ngo twamukure umuryango ariko nawe nyine yari arimo amubaza ngo ni wowe mwabanaga ubwo nta kibazo ikibazo turayishaka mu gitondo nta kibazo ndabona inde aka kanya rero n'abantu umuryango kongera kutubwira ntabwo yongeye kumubwira yahamagaye mubwira yuko aka kanya nako uhari abantu b'umuryango kutubwira ijambo yerekeza ryo kugendera ubundi tukavuga isengesho risoza tukaririmbana magnificat murakoze banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'umuryango ariko mugihe neza mufashije iki gikorwa cyo guherekeza ndamubwira zivuye ku mfunguzo ngo none yadutwaye kuri moto imana imushyira n'ubundi umuhungu yadutwaye kuri moto ndamubwira zinduke nta kibazo twashoje amen Amen. ndabashimira mwese muri rusange igikorwa mwitanze mukamfasha n'umubyeyi wanjye ntacyo namushinja nagende yiruhukire yararwaye igihe kirekire pe njye icyo numva navuga ni ukubashimira ubwitange mukoze igikorwa kirekire ndabashimira mwese muri rusange abaturage bo navuga rompoye murakoze cyane imana ijya ibahembereye ibyo mukora kandi ibyo mukora mujye mubikorera buri wese icyo nasabira uwo mubyeyi uryamye aha ngaha yigendera imana izamuha iruhuko ridashira arakoze n'umubyeyi w'abatisimu ntacyo yavuga umubyeyi w'abatisimu ari umuntu ukomeye Yezu Kristo akuzwe icyo nshaka kuvuga murabona uyu mubyeyi wacu gusa wenda nimba hari undi naba nciyeho simbizi gusa numvise bitavuzwe padiri agiye gusoza biba ngombwa ko mbivuga ubuzima yarabayemo murabuzi ndumva wenda nimba ibyo ngiye kuvuga atari byo murabavuguza numva nta canura rihari icyo nshatse kuvuga rero nshatse kuvuga ngo niba hari umuntu agiye mu mwenda atubwire kuko buriya hari igihe ushobora gusigara uhonda agatoki ku kandi uvuga ati anjyaniye ideni hari uburyo nyamara twashugurika iryo deni rikishyurwa ariko umuvandimwe wacu akagenda amahoro njye ndumva ari icyo ngicyo ndi kuvuga numva nta canura rihari umukuru nabisobanure neza ariko njye niko nikubizi niko ndi kubyumva ninadusobanurira aho hantu ngira ngo wenda ntabwo wenda binagoye cyane hari umuntu ufitiye yari afitiye ideni so yatubwira nta banga ririmo sibyo abantu turi hano kubera ubuzima bwe nk'uko abivuze turabuzi twese nta handi hantu bwava ariko aravugiye hano twese bari hano twakwiyeranja tukamwishyura nta mpamvu ihari kuko kandi ntabwo watinya kubivuga ugutinye kubivuga waba wanarimubabarira siko bimeze kandi rwose ntabwo dushimira abarompoye gusa ni abaturage muri rusange nk'uko nabivuze
bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba uyu mubyeyi yagejeje n'uyu munsi, ni ukubera uruhare rw'abantu batandukanye n'amasengesho atandukanye n'inkunga zitandukanye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu. Mwese rwose Imana ibahe umugisha. Hari uhari se yaba afitiye ideni? namanika agatoki namanika agatoki. So wenda urimo ufitiye we nawe ko ntiyacuruzaga wenda ngo yari uwo yakopye, sibyo? Ariko ushobora kuba wenda yari ari gufitiye yarakugurije amafaranga agiye guhaha, nabwo wabivuga. Ariko utabivuze rwose nabyo ni byiza. Kandi nagira ngo mbabwire uyu mubyeyi rwose ijoro ryo yaritashye. Njyewe nijoro buriya navuye nka saa 7 bitewe n'ubuzima mba numva mfite kuharara bitari bukunde ngo buke, ariko bwakeye mbona rwose ndota ari ibere mu rusengero. Mbwira umugore ndamubwira ati uriya mumama uzi ko ndose ari mu rusengero? Arambwira ati se agiye mu rusengero gute? Ndamubwira ati ndose ari mu rusengero. Bari abantu bazi ngo bazajya mu ijuru nabo muri ADPR nabo muri Adventiste no, umuntu uzajya mu ijuru ni uwakoreye Imana agakiranuka, siko bimeze? Ubwo rero umumama yahawe umwanya wo kwitegura, yariteguye yaranaritashye tu. Sawa, ndumva rero ngira ngo umuyobozi yakomeza tugasoza. Murakoze. Natwe nka paruwasi twashimira abadufashije guherekeza umubyeyi kuba n'umukristo wa kiliziya. Twashimira n'abo mu yandi matorero twifatanyije guherekeza Alphonsine. Imana mwese ikomeze ibahe umugisha. Tugiye kuvuga isengesho risoza, ubundi abakristo gatolika n'abandi bazi Magnificat mumfashe tuyiririmbe turagize umubyeyi. Nyagasani umuvandimwe wacu mu ndwara no mu bigeragezo, yasangiye ububabare n'umwana wawe, yivurije mu mubiri we ibitari mu bubabare bwa Kristo. Umuhe gusangira nawe ikuzo ry'izuba rye iteka ryose. Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dusingize Imana yaduhaye ibyiza, iduha ubugingo bw'iteka. Singiza Nyagasani, umutima wanjye uhimbazwe n'Imana umukiza wacu, kuko yitegereje ubukene bw'umurya we. Dore kuva ubu amasekuruza yasazanye Nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu. Kandi abamutinya bagirira impuhwe, ubwo amasekanya imbaraga zimuri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo, yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akuza abakene, abashakiye abagwirije ibyiza, maze abakire bagendana n'amasa. Yatabaye Israel umugaragu, musingize Imana yaduhaye ibyiza.
Agahinda